umuntu wari wese ufata umwana uri munsi y'imyaka 18 cyane cyane umwana w'umwangavu uri mu mashuri uburiya abarimo agambanira igihugu abarimo yica igihugu kuko u Rwanda rw'ejo n'urubyiruko ntago waba ushaka iterambere ngo uhishire umuntu wafashe umwana w'imyaka munsi y'imyaka 18 ngo muhishire wakirindinyo Nkunda Match gutoka kirinda za Karongi wakirindinyo wayase dutsinda igitego bazimya amatara twatsinda icya kabiri bakazimya amatara aho hari ku Gisenyi kuri Super Coupe n'imbere dushaka ibyiza byatera imbere ingingo y'101 ngiye muntu wa kabiri Paul Mushubi niwe wanditse nanjye ndandika shikiriza urwandiko mu nteko ishinga amategeko tukeneye ko ingingo y'101 ihindurwa kugira ngo perezida w'igihugu yamamaze icyo gihe rero nicyo gihe bwa mbere babonye Nkunda Match kuri televiziyo y'igihugu tuguhaye ikaze wowe uri dukurikiranye kuri Women Films Production aho herereye mu bice bitandukanye by'igihugu waba uri kutwurebera hanze y'igihugu ubwo ndavuga abanyarwanda batukurikirana n'abumva ikinyarwanda bari muri diaspora reka tubaye ikaze kuri iyi channel yacu iyi televiziyo yitwa Women Films Production uyu munsi rero twabatumiriye icyamamare mu ruhando rw'umupira w'amaguru yaba abakunda Rayon Sport abakunda ikipe y'igihugu ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange yaba abakunda amakipe yo hanze y'igihugu turi kumwe n'umugabo ugiye gutangira twibwira reka muhe ikaze. Urakoze cyane nitwa Nkunda Match w'ikirinda Nkunda Match w'ikirinda wenda mfite amazina menshi mfite uburyo banzi mfite uburyo banyumva Nkunda Match w'ikirinda wa Kirindinyo urumva rero rumwe mu bantu bundi agasiruga kanje babango wa Kirindinyo Nkunda Match gutoka kirinda za Karongi wa Kirindinyo wayase dutsinda igitego bazimya amatara twatsinda icya kabiri bakazimya amatara aho hari ku Gisenyi kuri Super Coupe ako nagasiruga kanje ubundi abantu bose bazi Nkunda Match bavuga ati wakirindinyo bimeze bite wikirinda nyine ariko wakirindinyo nyonyo biterwa n'umutoza wadutozaga icyo gihe bita Robertinyo ni uko bimeze cyane tugwaye ikaze kuri TV yacu ya Women Films Production uyu munsi twakiriye wakirindinyo guturuka ikirinda umwana w'ikirinda ni gute yashiraho dread wa Kirindinyo ikirinda se usibye ko wenda mbere za 2016 2015 2016 icyo gihe nabaga ikirinda ariko ubu ngubu mba mu mujyi wa Kigali ariko dread ubu ngubu ni nkeye abantu bahubwo ubu ngubu bashaka kureba gucya ko ase dread zagiye ko zari nyinshi ariko na industry kameme industry mfite dread dukeya nyine turi special nyine apana bya dread byinshi cyane ariko ndakubwira ko i Kigali yaba ikirinda buri icyambere ni mentalite kumenya ngo ikintu agikunda ikintu ni cyiza ukirindi ibibi ukajyana n'ibyiza urumva kabimo niyo mpamvu ariko ngiye nkanjye Nkunda Match nta kibazo tudirede twiza gukora ibintu neza ubikunze cyane ko football ubundi ni byiza cyane hanyuma wa Kirindinyo tukwakiri hano kuri iyi TV ya Women Films Production yes ndabizi cyane ndabizi ibyo mabizi amakuru baduhaye ngo utanga interview bwa mbere ugaragara kuri televiziyo uri mu nteko nshinga amategeko ngo hari ryari ni igihe ngewe Nkunda Match w'ikirinda na Paul Mushubi hamwe n'umugore bita Daria wo mu Ruhango hamwe n'undi mugabo umwe bita David wo ku Kicukiro umumotari nibo bwa mbere twebwe ubwacu abambasaderi bavugira ku maradiyo batanga ibitekerezo kugira ngo twubake igihugu tukora ibintu bituma nyine igihugu gitera imbere abanyarwanda kugira ngo dukomeze dutere imbere dushaka ibyiza byatera imbere ingingo y'101 ngiye muntu wa kabiri Paul Mushubi niwe wanditse nanjye ndandika shikiriza urwandiko mu nteko ishinga amategeko tukeneye ko ingingo y'101 ihindurwa kugira ngo perezida w'igihugu yamamaze icyo gihe rero nicyo gihe bwa mbere babonye Nkunda Match kuri televiziyo y'igihugu televiziyo bavuga ati Cleophas Barore niwe muntu wa mbere wambaye interview bavuga ati Nkunda Match uzarebe no kuri Nouvelle Reve umunyamakuru witwa Nouvelle Reve imvaho nshya mu Gifaransa biriho hariho nuzo bavuga ati Nkunda Match
Match ese abarasta namwe abantu bagira urukundo namwe mukurikirana ibintu by'igihugu ni cyane kubera ko giye nta kibazo kubera ko dukunda igihugu kandi tuba dukeneye ko iterambere rigenda neza cyane. uwo munsi ubona kuri televiziyo wararanye inkweto ndakeka. Oya byari biryoshye cyane byari bimeze neza cyane kuko iyo urebye ukuntu ibintu byabaga bimeze kame mufashe nk'umuntu w'Inyagatare cyangwa ugafata umuntu wa Rusizi ukamushyira kuri televiziyo biba bitandukanye cyane. Aba bavuga ati se nanjye se ndi umuntu wo kujya kuri televiziyo biba bimeze neza kuko icya mbere ni ukuba ufite mentalite mu mutwe uvuga ati se nakora iki kugira ngo ntange igitekerezo ntange ibintu bizima bishobora gufasha buri munyarwanda wari wese cyangwa nanjye bishobora kumfasha ku giti cyane. Icyo gihe narishimye cyane kameho cya mbere ko ufite televiziyo uvuga uti ese ko ndeba abandi ngiye bandeba gute umuca muri karitsiye rero bakubwira ati twakubonye kuri televiziyo byari bihagaze bite? Byari bimeze neza kuko abaturage bikirinda cyane ko nari mpagariye umuryango bita Transparency International Rwanda ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane gakorerwa abaturage nyine kugira ngo ibintu bigende neza. Baravuga ati kumbi nawe hariya koko ati icyakoze kijya utuvugira ibyiza utuvugira n'ibibi kugira ngo ibyo bibi bikosoke kugira ngo iterambere ry'igihugu rigikomeze ritere imbere. Icyo gihe barishimye cyane ariko nanjye nyine ubwo nabigenderago nishimye cyane. Hajya ya sloga yawe yo kuzimya amatara kiragiye turi Gisenyi cya kamemo cya mbere ko Rayon Sport yari imeze neza yatozwa na Olivier Karekezi Benjamin dutsinda igitego bazimya amatara twatsinda icya kabiri bakazimya amatara. Iyo interview irahari babizi ariko ni ukuvanga ubundi tuba dukeneye wenda no muri siporo cyangwa se no mu bundi buzima butandukanye tuba dukeneye ko abantu bishima bagakora akazi neza. Niba ari umucuruzi yungutse uwo munsi ejo azatanga umusoro winjire mu gihugu ukora imihanda ukora ibiki byose kuvuga ngo Rayon Sport aho igeze yajya niyo yajya zakire nkaho twateruye igikombe ibintu byose agacuruza nayo yacuruje ejo agasora neza. Ni ako kamaro ka Rayon Sport niyo mpamvu tuyikunda tukishimira ko ishobora kujya ni Rusizi igatsinda cyangwa nitanatsinda ariko abo bare bagezeyo umucuruzi yacuruza ejo agasora umusoro wa leta agasora neza nta kintu bitwaye. Baguhaye umuntu wazimije ari amatara cyangwa watekera kibazo byagenda bite? Kame mu njyewe cyo namubwira ko yahombeje abanyarwanda benshi ntagarire gusa yahombeje abanyarwanda benshi kuko urebye ni Rusizi cyangwa ni Rubavu abantu b'Rubavu amahoteli agomba kwishima ikivu bakajya kugira abantu bose bagacuruza ariko barabahombeje abantu bose bareba twese tumanuka Kigali. Ni ukuvuga ngo ubundi ugomba kureba inyungu ziri rusange ziri neza apana kuvuga ngo inyungu yawe kuko nawe uharanira inyungu yawe ntabwo uharanira inyungu y'aba murumuna wawe mukuru wawe cyangwa n'abandi banyarwanda bose ugomba guharanira inyungu za benshi. Niyo mpamvu Paul Kagame nawe aharanira inyungu z'abanyarwanda n'agaharanira inyungu ze wenyine. Nyuma yuko Saidata atanze intebe rero uvuga iki nk'umufana wawe? Kame mutwarishimye ngiye nkanjye Nkunda Match narishimye kuko nari nkeneye ko buri mureyo hari wose mu gihugu abona yishimye abareba bari barababaye kandi Sadate yanavuyeho urabona ko covid isigenda irimo iragenda ntago ariho yizanye ariko nawe yatumye byiyongera bikomeza imibare yiyongera ariko gusa ntago mbimushinja ariko buriya hari igihe ureba ibintu bibangamiye abantu benshi kandi inyungu za benshi ugomba kuzirana kuruta uko waharanira inyungu zawe. Ushingiye ku kivuga ko Saidati yakomeje covid abantu barababaye benshi barababaye pe kandi nanjye mubabaye nari ndimo pe nuko ko Imana gufatanyije na covid niko twabye. Oya hari benshi yafatanyije na covid usibye ngiye Nkunda Match n'abandi yafatanyije covid ubu nuko ari ngewe ubaje kubona abandi bo ni benshi cyane. Icyo wifuza rero kuri Rayon ubu ngubu Nkunda Match kuri Rayon Sport nubwo abanyamahanga babagumishije kuri batatu ariko turifuza ko byibura nubwo ari batatu ariko uko biri kose icyo ndifuza ubuyobozi bwiza bufite intego natwe abakunzi ba Rayon Sport tugakomeza
tukabafasha tukabatera ingabo mu bitugu bagakomeza bagasonga mbere. Urumva ubuyobozi bwiza niyo mpamvu n'igihugu cyacu kiyoboye neza. Niba igihugu kiyoboye neza n'abaturage b'igihugu babasha gutanga imisoro, bashaka gukora, bagateza imbere, bagahinga, bakorora, bagacuruza, ibintu byose bikagenda neza, bakiga bikakomeza neza. Urumva nibyo rero dushaka muri siporo, ubuyobozi bufite intego n'umurongo muzima. Perezida wa Repubulika na RGB bahaye umurongo ikibazo cya Rayon. Nubwo gutumwa na perezida w'igihugu Paul Kagame turamushimira. Nkuko nkanjye Nkunda Match nagiye mu nteko ishinga amategeko nk'abana, nkeneye nkanjye nk'umunyarwanda, nk'umuturage w'ikirinda w'ikarongi nkeneye ko byibura ingingo y'ijana ihindurwa kugira ngo perezida w'igihugu yiyamamaze. Ibyo rero kuba ngenera biharaniye icyo gihe na nizi saha nkaba narabonye ndi umukunzi wa siporo, nkabona avuga ati Kirofase barakavuga ati hako se kwageze Nyanza byarinze gute kuko muri iyi minsi urabizi, akavuga ati ikibazo cyanjye kigiye gukemuka. Ndamushimira pe, ndamushimira nka perezida w'igihugu kandi yarakoze na n'ubu aracyakora. Kandi natwe nk'abakunzi ba siporo turacyamuri inyuma n'abakunzi nyine b'igihugu, kuko kamemu ntago ushobora gukunda siporo udakunze igihugu. Ugomba gukunda igihugu kuko igihugu ni cy'abanyarwanda, sibyo? Ndamushimira RGB nayo kunoza imikorere, kunoza n'uburyo ibintu bimeze. Ibyo turayishimira ko yabyitwayemo neza, sibyo? Yabyitwayemo neza, yatanze umurongo, ariko uwo murongo tugiye kuwubakiraho siporo kugira ngo imere neza. Nkunda Match, reka tuve ku bijyanye n'imikino muri rusange, ubwo twari tugaruka kuri Rayon Sport, mwibariza ikibazo gihangayikishije igihugu na societe nyarwanda cyangwa umuryango nyarwanda cy'abakobwa bangavu no guterwa inda. Iyi televiziyo wabibonye ko ari televiziyo ishira Women Films Production. Women Films Production. Yes, ni filime, ni nko gufilima. Ubundi iyo uvuga women uvuga igitsina gore, wavuga films ni gufilima, production nyine urumva ko bitewe ngana. Niko bimera, ubundi twatuyizeye. Nigarutse kuri icyo kibazo cy'abakobwa babangavu no guterwa inda zitateganyijwe, aho abagabo barimo kubafata bakabashuka bakabatera izo nda, by'umwihariko no muri kino gihe cya covid, aho bari mu rugo birwaga muri quartier bikubanaho, cyangwa ugasanga umwana aba mu rugo rwa mwene wabo, uwo mugabo babana nawe akamutera inda. Iki kibazo kivugaho iki nk'umufana wa Rayon Sport cyangwa nkamwe y'abafana ba Rayon Sport, mwavuga iki kuri iki kibazo cyangayikishije societe nyarwanda? Nkanjye Nkunda Match nk'umuntu uhagarariye Transparency International Rwanda, urwanya ruswa n'akarengane gakorerwa abaturage cyangwa se n'abaturarwanda, cyangwa se nk'umukunzi Karongi nyine ishami rya Karongi ari ya CSA Isangano Madame Makirabizi batagira ngo Nkunda Match ni umuntu urimo kwihimbira ibintu n'ibitabo ndabifite n'amategeko ndayafite. Ari ngo birababaje cyane cyane nko muri covid, urabona byari bimeze nabi cyane cyane ko amashuri barayahagaritse. Amashuri bamaze kuyahagarika, igihe kigeze amashuri bahagaritse, abana bagiye mu baturage mu ngo zabo ni benshi. Ariko ndagira ngo ubwize ukuri, umuntu wari wese ufata umwana uri munsi y'imyaka 18, cyane cyane umwana w'umwangavu uri mu mashuri, uburiya abarimo ahagambanira igihugu, abarimo yica igihugu. Kuko u Rwanda rw'ejo ni urubyiruko. U Rwanda rw'ejo ni wa munyeshuri uri muri segonderi, uri muri 9, uri muri primaire. Ejo uzavumbura, uziga siyansi, aziga geography, aziga iki, mathematics, akayiga n'ibindi byose nkuko nanjye bimwe na bimwe nabyize. Ejo iyo umuvugije amahirwe akajya gutwara inda, icyo gihe umuvugije amahirwe y'u Rwanda rw'ejo. Ejo uba wica ejo hazaza h'igihugu. Urumva kwica ejo hazaza h'igihugu rero tubirebera muri angere nyinshi. Tuhengera kunyereza imisoro, tubirebera mu kwica, mu kwangiza imiriro, kukangiza wasake, kukangiza iterambere ry'igihugu. Ibyo ni ikibazo. Nuramuka ufasha umwana ku ngufu, ugafata umwana uri munsi y'imyaka 16, 18, 20, utarageze igihe cy'ubukure, uba uri mu mwangiza. Ariko reka mbaze nkubwire, si n'imyaka 18 gusa, uri muri segonderi afite imyaka 20,
arimo kwiga ejo aziga kaminuza ejo akavumbura icyogajuru kizazamuka mu kirere urumva uba utarimo wangiza igihugu ni ukuvuga ngo rero ibyo ngibyo nkubwira ni ukuvuga ngo tugomba guhaguruka twebwe ubwacu nk'abaturage nk'abaturarwanda yaba ari umureyo yaba ari umwapere yaba ari umukivu wenda abantu baba muri siporo wenda mu gisata cya siporo tugomba guhaguruka ubwacu ni iki bisaba iki tanga ayo makuru ubundi ngenda ngira ngo mbanze nkubwire wenda nguha ubuhamya butoya wenda si no kuvuga ngo njye mu bintu birebire muri iyi Kigali umumotari yarantwaye urumva ejo bundi ahangaha yarantwaye arambwira ati hari umumotari mugenzi wanjye wafashe umwana ku ngufu arambwira ati se Nkunda Match nkora iki yarantwaye anjyanye mu bice bya Gisozi nkora iki ndamubwira rero umumotari niba yaramufashe ku ngufu kuko urabona ari munsi y'imyaka mikeya kandi yamufashe ku ngufu ngo nuko ari umumotari abimbwira abinganije ndamubwira rero niba bigimeze gutyo hamagara iki hamagara uyu murongo hamagara ribu yihamagare niba umwana buri abana nabo ntabwo baba bishaka niba umwana we atabishaka we ku giti cye wowe ubwawe niba wamenya ayo makuru hamagara ribu noneho umubwira uti ubasobanura uti niba bimeze gutya wowe umwana yanze ko mbivuga ariko ngewe ubwanjye nk'umuntu uharanira ejo hazaza h'igihugu umuntu uharanira ejo hazaza h'igihugu jewe ndabivuze ngo uyu mwana namutwaye kubera mutwaye mujyanye ahantu arambwira ndamwani niba uza aho wamujyanye kandi bimeze gutya wowe hamagariye nimero uyitanga gutya noneho nurangiza nubwo wenda yakubujije kuwe bikore urengere inyungu z'ejo hazaza n'umwana wiga n'umwana aracyari muto ese wowe ubwawe wakora iki kugira ngo igihugu ejo hazaza hazabe heza Amerika iteye imbere kubera ko abantu batanze amakuru habaho ikoranabuhanga baravuga umuntu ufite ubwenge ashobora kwiga ejo agakora umuhanda abashinwa baza gukora iyi mihanda ariko mu gikorwa n'abanyarwanda iryo terambere rikaguma mu gihugu uwo mwana wize ejo akagira ubwenge ejo akajya kwiga mu Bushinwa akagaruka akaza agakora iyo mihanda ntabwo iyo ngenge imari yabaje ni byinshi nshobora kuvuga ariko uwo mumotari yarabikoze hanyuma Nkunda Match w'ikirinda tugana ku musozo ndajya kwibariza ikibazo cya nyuma urusoje uvuga ati bagerageze bagane ribu batanga ayo makuru hanyuma nkawe ugize umwana umenya muri quartier cyangwa mu muryango cyagafatwa n'uwo mufitanye isano rya bugufi we ni wamuhishira ndega maze nkubwire ngende umunyarwanda ukunda igihugu kandi iyo ukunda igihugu urebera angere zose urebera ibyiza bishobora gutuma igihugu gishobora kugira iterambere ntago waba ushaka iterambere ngo uhishire umuntu wafashe umwana w'imyaka munsi y'imyaka 18 ngo muhishire ikindi ntago wareba waburu ngende Nkunda Match wareba nge nize segondere nyigiza mu wa kabiri ntago nareba umwana aterwa se inda niyo yaba afite imyaka 21 ari muri segondere cyangwa ari muri primaire ari hehe yiga ejo ashobora gutera imbere akagira ubwenge akageza iterambere mu gihugu cyane no muri ya mirenge sino kuvuga ngo ni Kigali muri ya mirenge yo mu cyaro mujye mwibuka ntago iterambere ry'igihugu ribi Kigali riba no mu cyaro niba ejo ashobora kuzaba gitifu akaba wakagari ngo niba ari muri segondere mu mwaka wa kabiri wa segondere afite imyaka 22 kuvuga ngo areje imyaka 18 kuvuga ngo byarangiye ngo reka mwihorere icyambere menya ko yangije urubyiruko ruhengera ku myaka 30 ubitegeko yagize imyaka 35 numva niyo ngiyo ariko niba umwana munsi y'imyaka 30 ukamutera inda arimo kwiga urumva atari ikibazo nuvuga ngo nkanjye Nkunda Match ku giti cyane ntago nshobora gukora icyo kosa ahubwo nanakangura n'abandi ababyeyi abapapa abandi bantu bose bagiye batandukanye muharanire ko umwana wese yaba yiga yaba ari umwana yaba munsi y'imyaka 18 yaba ari hejuru y'imyaka 18 yiga afite ahantu ashobora kuzageza igihugu tanga amakuru ko bamuhote bamutenda zitateganyijwe utanga amakuru bikosoke tuharanira iterambere ry'igihugu reka tugushimire wakomeje kudukurikirana kuri Women Films Production aho twaganiraga na Nkunda Match w'ikirinda reka natwe tukubwire ngo nimba hari uzi wafashe umukobwa ku ngufu cyangwa wateye umwangavu iyo nda hari byinshi yamuvukije tanga amakuru
hanyuma tunakumire izo nda ziterwa abangavu. Ntago bikwiriye. Reka ngushimire Nkunda Match w'ikirinda. Murakoze cyane, ariko ndashimira abanyarwanda, ndashimira n'abanyarwanda ba mu gihugu n'ababa hanze muri diaspora, cyane cyane nka Nkunda Match baba bambona hirya hino mu gihugu, ariko ndabashimira. Ariko yaba ari hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba ari no hanze y'igihugu, duharanira iterambere ry'igihugu, sibyo? Nkanjye Nkunda Match ndi umusportifu, ndi umukunzi w'imikino, ariko Women Films Production tuyikurikire kandi itugezaho ibiganiro byiza, cyane ko ubutumwa bwiza bwo kugira ngo twubake igihugu, twubake abanyarwanda, twubake siporo, twubake n'ibindi bishobora guca wakirindenya.